Nitwa Raymond Nonati Bwiriza, nkaba ngiye kwerekana imyitozo umuntu yakorera mu rugo. Muri iki gihe dushishikarizwa kuguma mu ngo zacu kugira ngo twirinde ubwandu cyangwa gusakazwa bw'icyorezo cya COVID-19. Iyo umuntu atangira imyitozo, buri gihe muragiye gukora imyitozo ukoresha umubiri, bisaba ko babanza kuwushyushya cyangwa kuwutegura. Ni urwo rwego tugiye gutangira n'igice cyo gushyushya umubiri. Twara iminota nk'ibiri cyangwa 4. Tangira ugenda ku mwanya, mu gihe ufite ahantu hatoya ushobora kugenda ukagenda uhagaze, ukahakora muvuma wahagumye. Mu gihe ufite aho wigira imbere, ushobora kugenda wigira imbere cyangwa ugasubira inyuma. Ushobora kujya ku ruhande, ushobora gusubira ku ruhande. Tangira n'imyitozo yoroshye idasaba ingufu cyane yo gutegura umubiri. Ushobora guhindura imyitozo, kujyana akaguru imbere, ushobora kujyana inyuma, guhindura ku ruhande. Twibuke ko buri gihe ukora imyitozo utangira kuyoroshye, buri gihe ujyana kwikomeye. Ushobora guhindura noneho utangiye gukomeraho gake, uterura akaguru, ku ruhande. Imyitozo yose iyo ukora igice cyo hasi ushobora kongeramo amaboko. Turajyana inyuma, tugukora uburyo bworoshye. Kugenda ukomeza, ugenda wongera intensité cyangwa ingufu ukoresha ibintu. Ubwo turangira kwirukanka kuri place aho uri. Ukora ku ruhande bita jumping jacks, ufungura amaguru ajyana ku ruhande. Ushobora kongeramo amaboko. Inyuma twibuke ko tukiri mu gice cyo kwishyushya no gutegura umubiri. Twashyushye igice cyo hasi cyane n'umubiri wose ukora, ushobora gushyushya amaboko. Igice cyo kwishyushya cyari kirangiye. Iyo urangije kwishyushya, ushobora kuramburaho ingingo gatoya iyo ugiye gukora imyitozo, witegura gukora ibintu by'ingufu. Hera hasi, ushobora gufata ku kirenge, uri kurambura imikaya y'inyuma y'akaguru n'umugongo. Uhindura akaguru, ushobora guhindura iyo ufite ahantu ufata, ugiye kurambura imikaya imbere y'akaguru. Ushobora kubikora ufite ahantu ufashe cyangwa ntaho ufashe.
Okay, turangije igice cyo gutegura umubiri no kwishyushya. Ubu tugiye gukora imyitozo bavuga ko irimo ingufu umuntu agenda akora bitewe n'uko amenyereye siporo. Twibukiranye ko siporo turi gukora niyo kugira ubuzima bwiza, nta itandukanye na siporo umuntu akora yo kujya guhatana cyangwa urwego rwo hejuru cyane rukomeye. Ni siporo yo kugira ubuzima bwiza. Tutangira imyitozo bita cardio, ukoresha umutima n'ibihaha. Akenshi iyo utangira ni nayo y'ingenzi mu myitozo umuntu aba akeneye mu buzima. Okay. Iyi bayita jumping jacks. Ushobora kuyikora amasegonda 30. Hari uburyo bwinshi bwo gukora. Ushobora gukora wihaye ku gihe cyangwa ku buryo bw'inshuro bwo kubara inshuro ushaka gukora. Ushobora gukora inshuro 16, 15 cyangwa mu gihe ryo kubara igihe ukabara amasegonda 30. Ku muntu utamenyereye siporo cyangwa biterwa n'urwego umuntu afite, umuntu ashyiramo igihe cyo kuruhuka bitewe n'urwego afite amenyereyemo siporo. Muri ibi turi gukora umuntu akora amasegonda 30 akaruhuka umunota. Ubishatse ashobora no kuruhuka iminota 2. Ufite urwego ruteye imbere ashobora gukora amasegonda 30 akaruhuka andi masegonda 30, cyangwa uteye imbere cyane ashobora no gukora amasegonda 30 akajya akurikiranya imyitozo nta kiruhuko. Kibira rero turangije n'umwitozo wa cardio. Tugiye gukora umwitozo bita squat. Urebye ni nko kwicara ariko nta kintu cyo wicayeho. Umwitozo ukora amaguru cyane. N'igihimba kirakora ariko n'umwitozo ugamije cyane cyane gukora amaguru. Amaguru ibirenge bishyira aho ku rwego rw'intugu. Rero ukagerageza kwicara ukajya hasi ongera ukazamuka. Ushobora kwiha kubikora amasegonda 30. Ushobora kumanuka twicara ukazamuka gahoro. Ushobora guhindura amaboko, ibyo amaboko ameze. Ibyoroshye akaba ari ibi. Si ngombwa kumanuka hasi bitewe n'urwego ufite. Ushobora kugarukira hafi hagati bitewe n'ingufu n'uko yumva n'urwego rwa siporo yawe. Kubikora ugerageza kutajyana amavi imbere yawe, ukajyana ikibuno cyangwa bassin inyuma. Bitandukanye no kujyana amavi gutya cyane imbere. Iyo niyo n'umwitozo wa kabiri. Umwitozo wa gatatu turakora mu Gifaransa pompage cyangwa push-ups, kwano byita push-ups. Kanzane tapi umuntu ugafite aragakoresha mu gihe ufite ahandi hasi ukorera, igihe haba ari heza wagira isuku. Twibuke ko ikintu cy'isuku n'iki gihe cyo kwirinda aricyo cy'ingenzi. Pompage. Reka ntangire ku rwego rworoshye ntaragera kuri iyi. Pompage ushobora kuyikora ku rukuta. Urwego rworoshye uhagaze ujya ku rukuta ukigira inyuma ugashyiramo umwanya ugafata ku rukuta ukajyana agatuza hagati y'ibiganza. Ukiha amasegonda 30 cyangwa bwa buryo bwo kubara inshuro ukabara inshuro 16. Ubu ni umubare nihaye. Iyo ukora siporo niwo wiha umubare cyangwa igihe ukora. Iyi ni pompage yoroshye ku muntu yo gutangiriraho. Kaza ikurikira hasi ku buryo bworoshye. Urapfukama, shyira ibiganza hasi y'intugu ukamanuka. Agatuza kaza hagati y'ibiganza n'umutwe imbere. Ukiha inshuro 8. Kugenda bigira imbere niko pompage ikomera. Murabona intugu, kibuno n'amavi birateganye. Wakora inshuro 8. Pompage ikomeye cyo kuyikora ku mano no ku biganza. Kuko inkokora ziri inyuma zegereye umubiri.
umanura agatuza hagati y'ibiganza, ugakora inshuro 8. Uwo wari umwitozo wa gatatu, wari umwitozo wo gukora amaboko, agatuza n'inyama z'igihimba zose, imikaya y'igihimba yose ukayikomeza. Hagiye gukurikiraho umwitozo navuga nawo gukora amaguru, bawita range. Umwitozo uhagaze, uvyara akaguru kamwe imbere ukajya umanuka. Akaba ari umwitozo ukomeza imikaya y'amaguru. Ushobora kubikora uzamuka, ukazamura amaboko imbere, ugakora inshuro 8, ugahindura amaguru. Uwo ukaba ari umwitozo wa gatatu, ukora amaguru. Kuko imyitozo turi gukora ari imyitozo ikora umubiri wose, imikaya minini y'umubiri. Umwitozo ukurikiye wa 4, umwitozo ukora igihimba, no gukomeza igihimba. Umwitozo ujya hasi, umwitozo ukora igihimba cyose. Abantu kenshi bakunze gukoresha abdominal, ariko ngewe uyu munsi nahisemo gukoresha icyo bita plank cyangwa planche mu gifaransa. Nkuko twayivuze, ushobora kubikora ku rukuta, akaba urwego rworoshye. Hano nkaba ndi kwerekana ngenda nzamuka, nyerekana ibikomeye, byoroshye ujya ku bikomeye. Amavi ari hasi, y'amavi ari hasi, uvuga ko bigabanya ibiro utwaye. Umwitozo uba woroshye. Iyi akaba ari uburyo bworoshye bwo gukora plank. Ushatse kubikomeza, uzamura amavi, bice bifashe hasi bikaguma ari amano n'amaboko. Ushobora no kubikora uzamutse, akaba iyo bita high plank, uri hejuru. Umwitozo ugumamo amasegonda 30, cyangwa ukaba ushobora kubara inshuro. Ari umwitozo twabonye ko ukora igihimba cyose, igihimba kirakora n'imikaya y'amaguru. Uwo yari iyo bita plank y'imbere. Ushobora no kujya ku ruhande kugira ngo ukomeze kw'igihimba kigira imikaya hano ku mpande. Ushobora gukora gutya, ukiha amasegonda cyangwa ukabara. Uburyo bwiza hano kuri mwitozo ni ukubara amasegonda. Ukiha amasegonda 10, 15, 20, 30. Ubu bwari uburyo bworoshye. Ushobora no gukora gutya, akaba ari uburyo bukomeye. Aba nanahindura uruhande, ku rundi ruhande. Ni wowe wiha igihe ukora. Ko twaba dukoze imyitozo 4 ikomeye. Uko ugenda rero ushaka kongera tuvuge ingufu, ubikiranye ko imyitozo twavuze niyo kugira ubuzima bwiza. Umuntu ni uhitamo ingufu wakoresha mu myitozo bitewe nuko ashaka gukora uwo munsi. Imyitozo yose twakoze ishobora kongera ingufu yongeyemo gusimbuka cyangwa ongeyeho ibintu ufite, dushobora kuyisubiramo kongeye intensité noneho. Imwe twakoze tuvuga byo kwicara,
iyo usimbutse byongera ingufu, ni ukuvuga intensite ukoresha. Wiha umwanya ubikora. Kuri pompage twabonye ko ushobora gukora izikomeye, izo ukora hejuru. Iyo uramutse ufite ikindi kintu mu rugo ushobora gushyiraho ibiro cyangwa ugashyiraho ikintu cyose gifite ibiro, ushobora kuba umuntu kugira ngo ukomeze exercice, cyangwa kongeraho izindi mouvement z'amaguru cyangwa z'amaboko. Hano turi gukora inshuro 8, ariko ushobora kwiha inshuro ushaka cyangwa ukabara amasegonda uko twabibonye. Ndi mwitozo wa gatatu, twabonye ko ushaka gukora, twahoze tugenda, ushaka gukora abdomino, uzamura amavi, noneho uyazamura wihuta n'ingufu. Uko usimbuka bikomeza umwitozo, umwe ukaba ari umwitozo ukomeza mu nda, kuzamura amavi hejuru bisaba ingufu z'igihimba, cyane cyane mu nda gukora cyane. Ni kwerekana uburyo umuntu yakora amaboko ufite akameza mu rugo. Hari uburyo bworoshye, ushobora kujya umanuka ukazamura ugahina amaboko. Uburyo bukomeye, kugenda wimura ibirenge ubishyira kure, niko umwitozo ukomera. Ushobora kwiha amasegonda cyangwa inshuro ushaka uko wabiteguye. Hano ufite ibikoresho bya gym ku muntu ubifite, ku muntu utabifite ashobora gukoresha akajerekani, ikindi kintu cyose kirimo gishobora kuremera bitewe n'ingufu ashaka kwiha. Umuntu ushobora gukoresha intebe, ikintu cyose. Hano tukaba tugiye gukora imikaya y'amaboko. Hano tuba turi gukora imikaya y'amaboko bita bicep, akaba ari imikaya y'imbere. Kugira ngo uzamure ikore imwitozo, nuko inyama umukaya uri gukora. Okay, tugiye guhindura dukore imikaya y'intugu. Turahindura imbere. Okay, jyana inyuma. Twibukiranye ko iyo wongera ibiro bitewe n'uko ubishaka kongera ibiro, umwitozo urakomera. Ukaba uriho uhitamo ibiro bijyanye n'ibyo ufite.
imyitozo yose twakoraga akaba ari yakoraga imikaya y'intugu. Intugu zikaba zirimo imikaya igabanyijemo inshuro 3, uko twayikoze kose iyo mikaya yose uba wayikoze. Tugiye gukora imyitozo ikora igihimba, none ariko twayikomejemo gakeya. Iyi myitozo ikora igihimba kwayikora kose yongeyemo kujyana akaguru, gukora izindi movement z'ingingo, umwitozo urakomera. Hano nahisemo kujyana akaguru ku ruhande. Ushobora no kuzana ivi ku ruhande. Ushobora no guterura akaguru. Ukora igihimba cy'imbere, ukora imikaya ku ruhande ya hasi, ukaba ushobora kujya uhinduranya umubiri gutya. Hano turi gukora imikaya hano ku ruhande y'igihimba ku ruhande. Ugahindura gukora igihimba inyama zo mu mugongo. Uryamye hasi ugakora imyitozo bita ikiraro. Iyi mwitozo ukora imikaya y'amaguru hano inyuma, ukora imikaya y'ikibuno n'umugongo. Ushobora kujya uzamuka gahoro gahoro, ukaba ari inshuro 8 cyangwa ukiha amasegonda. Ugatinda akora inshuro zingana gutya mu masegonda aya n'aya, ukaba ushobora no kugumayo. Imyitozo ikomeza igihimba, imyitozo yose twayikoze twarangije gukora. Kenshi umuntu arangiza ku myitozo ikora igihimba, ushobora gutangira gahoro, ukunze kwita abdomino. Ushobora kuzamuka gahoro, ukajya ukora ku mavi. Icyangombwa ni ugukora hano hakihina. Avuga ko umwitozo wose ukora uhina hano igihimba, waba ukijyana ku mavi cyangwa uzana amaguru yazana ku gihimba, bikora abdominal movement. Ukora inshuro 8. Ushobora gukora ku mpande, ibirenge biri hasi, ukagenda ukajya ukora ku dutsinsino. Ukora ku buryo uhina hano, weguka gahoro, usa nk'ureba hejuru kugira ngo imikaya yo mu ijosi itakurya, ugenda gahoro. Byose ubikora igice cy'umugongo cyo hasi kirambitse hasi. Ukaba twakoraga igice cya abdomino, igihimba. Izo abdomino zose twakoze ushobora kubikora uhagaze. Ushobora kuba uhagaze uhinnye ivi,
ugakora ku buryo uzamura ivi n'inkokora bigahura ku ruhande. Ugahindura uruhande. Aha ukaba wakoraga umuntu akora imikaya yo ku mpande, ushobora guhindura agakora imikaya y'imbere, gutya ugakura ivi, ushobora kubikora gahoro cyangwa ukabikora wihuta, kongera ingufu ni ku mwitozo ukomeye. Ugahindura akaguru, kongera ingufu. Buri gihe kurangije imyitozo ushyiraho igice cyo kurambura umubiri, bifasha n'umubiri gusubira ku rwego rwo hasi. Umutima gutera cyane gukora imyitozo, umutima gutera ku rwego rwo hejuru, ukora ku buryo umubiri usubira ku kigero gisanzwe, umutima ugasubira hasi, ukagorora imikaya, ingingo, kugira ngo ukaba ari uburyo bufasha mu gusubiza umubiri mu kiruhuko, bikaba byafasha no kurwanya izindi ngaruka cyangwa yakwita indwara z'imikaya mu gihe yakoze imyitozo y'ingufu. Turatanya nk'ibyo twakoze mbere. Tangira urambura amaguru, ushobora kubikora uhagaze cyangwa ugafata ahantu. Wiha amasegonda. Imyitozo yo kurambura wiha umwanya ukabikora amasegonda 10, 15 cyangwa 20. Ahangaha urambura mu maguru, imaze kurambura amaguru ushobora kurambura umugongo, urahagarara ugahina amavi, ufata inyuma usa n'ukurura, urambura igihimba. Twibukiranye ko imyitozo ufasha amasegonda menshi 10 na 30. Imyitozo y'uyu munsi turayirangije. Imyitozo twakoze kandi imyitozo yakora n'ikigero cy'abantu bose, abatoya, abana, abakuru, ababyeyi. Dukomeze kwirinda twese gukwirakwiza icyorezo cya COVID, tuguma mu ngo zacu.